banyarwandakazi, ndabasuhuje aho muri hose ku isi, mu mpande zose, hepfo haruguru hirya hino ibumoso iburyo, mwese mukomere cyane, mubanze mushaka uko mwakomera mu mitwe no ku mubiri, birajyana. Nitwa Sylvie Mukanyiko nk'uko bisanzwe, ariko uyu munsi ntabwo ndi bwohereze video, noneho n'amagambo gusa. Ibya video ni ahejo cyangwa se ejo bundi. Nizere ko aho muri hose mumeze neza kandi weekend yagenze neza. Mwese niba atari uko bimeze, twizere ko iyo ubutaha izatungana. Abari mu gihugu cyane ni mwebwe nkomeza cyane, kubera ko nimwe muri mu bibazo bikomeye cyane, ibibazo byo kwiburwa na FPR Inkotanyi, ibibazo byo kwiburwa n'agatsiko k'abantu b'ibyihebe. Ni ukwiburwa n'ibyihebe, ntabwo natinya kubivuga, ni ibyihebe. Ubundi abantu bakunze kureba amafilime bajya babibona, hari ukuntu wenda ikihebe kigera kigafata nk'abantu bugwate, kikajya nko ku mashuri y'abana, kigafata abana bugwate, bakinjiramo n'imbunda, bakavuga bati abana turabarekura, muduhaye amafaranga runaka, nimutayaduha turabica. Ubwo rero bakagumamo nyine, bagafunga ahantu hose ku buryo nta muntu ubasha kwinjiramo, ubundi bagahagarara ku miryango, bagahagarara ku miryango, bagafata imbunda, bagafunga ku buryo nta muntu ubasha kwinjiramo ngo asohore ba bana nabo babicaza ahantu, noneho ku buryo bajya mu bwoba. Ubwo rero ibyihebe byo hari igihe bijya nko kuri telefoni bakavuga bati kuri konti n'iyi mushyire amafaranga runaka kugira ngo turekure abana banyu, bakavuga. Ubwo rero polisi nayo ikora ibyo yize, cyangwa se igisirikare gikakora ibyo kize, kigakora ku buryo gikiza ba bantu kiza gukiza abana, kuko batabakijije ibyihebe bishobora kubica, cyangwa se bikabagumana abana bakabatraumatize, cyangwa se bakagira inzara, ibintu nk'ibyo bibi cyane. Ubwo rero polisi yo hari igihe kigera ikabona ko ibyihebe byaza kuva ku izima, ibyihebe nabyo bikaga kuva ku izima, bikabona polisi nayo ntiva ku izima, bakageraho bakabona hakaba imirwano hagati y'abapolisi n'ibyihebe. Noneho rero abana bakarokoka. Iyo bimeze gutyo rero, uko byagenda kose hari abantu bagomba gupfa. Hashobora gupfa ibyihebe, polisi ishobora kubirasa, hashobora gupfa abapolisi ibyihebe bibarashe, cyangwa se hagapfamo bamwe muri ba bana. Nuko bimeze. Iyo ari ibyihebe bimeze gutyo, nta kugira ngo birangire nta muntu wasize ubuzima, ntabwo bikunze kubaho, nta nyagasani. Ariko kuko ibyihebe byo byarihebye nyine, byaranze ubuzima, ntabwo bashobora kurekura abana batabishemo bamwe. Niyo mpamvu rero ngereranya n'ibyo ngibyo no mu Rwanda. Mu Rwanda naho hari ibyihebe by'inkotanyi byafashe abanyarwanda ho bugwate. Byarafashe igihugu, imipaka birafunga, ntawe ushobora gusohokamo, biradadira, nta n'ushobora kwinjiramo mu gihugu aturutse hanze. Noneho rero abanyarwanda bari mu gihugu nabo ntawe ushobora kwijagamburira, bafatiweho imbunda. Murumva rero ko urwo rugero rwose umuntu yabigereranya. Ubwo rero nge mbibona nkambona ko hazakenerwa ko hari abantu binjira nko mu gihugu ku ngufu, cyangwa se abantu bari mu gihugu bagahaguruka bakavuga bati turagiye turwane na biriya byihebe. Harimo abo byarasa, birumvikana, harimo abo byarasa, hanyuma rero ariko abasigaye bakarokoka. Uko bimeze ndabivugira ko naniyo umugabo yaravuze ngo mbere uko bamushimuta, yaravuze ati hari igihe kizagira bibe ngombwa ko hari abapfa muri twe kugira ngo u Rwanda rubohoke. Ni impamvu rero mvuga nanjye mu rwego rw'ibyihebe ko hari igihe kizagera abanyarwanda bari mu gihugu bagahaguruka bakavuga bati kabambayambaye, turagiye turwane na bino byihebe, tubivane mu nzira,
abapfa bapfe ariko abasigara babeho neza, cyangwa se abantu bari hanze bakavuga bati turinjiye tugende turwane na bya byihebe, hari abo biri burase, hari n'abo bari burokoke. Ngiye mbona iyo ndebye igihugu cy'u Rwanda ukuntu kimeze n'ukuntu kiyobowe, mbona ari uko bizagenda, kuko kumvikana ibyihebe ntibiba byumvikana. Bari abantu bihebye, bari abantu ubundi bakoze amakosa menshi cyane mu buzima bwabo, bari abantu babayeho nabi, batabona amizero, bategereje gupfa gusa. Bavuga bati niture kuri imbunda n'ubundi baradufunga cyangwa se batwice. Noneho bakavuga bati bakiyahura, bakaza nk'abiyahura, bakavuga ati dupfe ariko nibura turwana cyangwa twagize ibindi bintu. Ubwo rero bitera ubwoba, kugira ngo iyo abantu bagize ubwoba nyine barabihereza bikarya, iminsi ikisunika. No mu Rwanda rero niko bimeze. Abanyarwanda turabaha, barigura. Abari hanze tugaburira abantu bo mu gihugu, tuhereza amafaranga kugira ngo badapfa. Abari mu gihugu nabo ubonye agafaranga ajya kugatanga, agatanga mu misoro ngo bishingwe, ngo amarondo, ngo ibintu nk'ibyo byose nyine kugira ngo yigure, kuko iyo atayatanze baramurasa cyangwa bakamufunga, cyangwa se bakamumerera nabi nyine ku bundi buryo bundi. Ubwo rero aho bigeze abanyarwanda barigura, abari hanze natwe tuba twigura, dushaka uburyo twohereza amafaranga mu gihugu kugira ngo abantu bacu badapfa. Murumva rero ko ibyihebe byo biracyabara iminsi, turacyabigaburira bikarya, iminsi ikiyongera. Nuko bimeze, nta byo kuvuga ngo bategereje ko hari icyo bazahinduka. No, natwe nta kintu. Umuntu wibeshya ko ibyihebe bizageraho bigahinduka, wenda bigashyira imbunda hasi, aribeshya cyane. Nasubize amahirwe mu isaho, kubera ko ntabwo bishoboka. Nta kihebe kisubiraho, kiba cyarihebye nyine. Niyo mpamvu n'iryo zina bavuga bati ni ikihebe. Musubize amahirwe mu isaho. Umuntu wese wibeshya ko inkotanyi zisubiraho, ngo wenda bakavuga ngo igihugu ngo tukibarekere, ngo tugire gute. No. Ikindi kandi bamenye ko barya se batahinze baba barwananiye, barekura igihugu bakabaho bati? Ntabwo bishoboka. Nubwo wenda hari abibye, ariko burya ngo agatoki kakomye nk'umuntu gahora gahagaze. Uko bagenda amafaranga yiyongera ku makonti yabo hanze, niko bagenda barushaho kugira gushaka andi. Nuko bimeze. Uko namwe muzarebe wenda iyo wakoze neza, wenda ukavuga uti reka nkore cyane, ukagira udufaranga twinshi kuri konti, wenda ukwezi kugashira hariho udufaranga runaka, tuvuga uti reka njye kutwongera gutyo. Cyangwa se nk'umuntu w'umuhinzi, iyo ahinze umurima akabona bireze, ubutaha agira imbaraga nyinshi zo guhinga ibindi kugira ngo yongere. Ni kimwe rero nabyo zino nkotanyi nazo. Hari iyo ryose iyo zubatse inzu wenda nko muri Amerika cyangwa mu Burayi, akayubaka wenda akarangiza, akayirangiza, ahita avuga ati okay, noneho reka njye kwiba imodoka runaka ya Audi cyangwa se ibintu nk'ibyo bya Lamborghini za modoka zigezweho. Akavuga ati none tuko amafaranga hari, reka njye gufata nariya inze ngure n'imodoka. Akaza akayifata, agize inzu nziza cyane muri Amerika, agize n'imodoka. Noneho rero akavuga ati na ya saha igezweho, reka ze njye gushaka amafaranga nyigire nyibone. Noneho akagenda agahita agenda agashaka aho yiba muri banki, cyangwa se akavuga ati umucuruzi runaka afite ibifaranga, reka ze ngende njye kumukanga ampereze ngure na ya saha, bityo. Noneho rero akazageraho bikaba nk'indwara muri we, ku buryo kubikontorora aba atakibishoboye. Nuko bigenda, uko umuntu agenda yiba, cyangwa se udufaranga twiyongera, niko ugira kwita ubusambo bwo gukorera andi mafaranga. Niyo mpamvu rero inkotanyi nazo ntibuzakeke ko zishobora gukizwa cyangwa se ngo zibireke, uko tuziha amafaranga niko zigera zirushaho kuyakunda. Ariko namwe mwibaze nka bariya nko mu mabanki, tuvuge umuntu afite banki
ari amabanki yabo twohereza amafaranga kuri za momo no kuri za byose. Nawe reba wicaye ahantu uri umuntu wenda inkotanyi yakuriye mu Bugande itarigeze igira udufaranga namba, yatunzwe n'impungure bahora batindinya kujya barakira, bamwe barakora bafata igihugu baza mu gihugu abaho gutyo. Noneho rero ageze aho nyine kubera igihugu bagifashe agira banke, noneho akajya yicara akabona buri kwezi buri munsi hagiyeho amafaranga tuvuge nka miliyoni 2 ku munsi zivuye mu mafaranga yoherejwe avuye i Burayi. Ngaho nimumbwiye namwe ukuntu ayo mafaranga azayitesha. Yicaye hasi ntacyo yakoze, wenda icyo yakoze nukukodesha inzu ya banke, kandi nayo ashaka kuba atayikodesha akaba yatse nk'umuntu, cyangwa n'inzu yafashe y'umuntu wayihunze, nk'inzu zaba Kabuga wenda n'urugero, cyangwa se zaba Rujugiro, cyangwa se zabandi atishyura ari ubuntu. Noneho rero yakwicara akabona uko yakicarira hariya akabona amafaranga araje buri kwezi buri munsi hagiyeho miliyoni 2 z'abantu amafaranga yavuye i Burayi. Ngaho nimumbwira ukuntu iki gihugu azakirekura atese? No, azakomeza rwose yikorere yishakira amafaranga yirire ku miliyoni 2 ku munsi. Ubwo murumva ku mwaka zibaye zingahe? Ku munsi ku cyumweru no kuba 7 ku kwezi no kuba 30, ibintu nk'ibyo noneho rero shyira ku mwaka ureba amafaranga arimo, kandi abanyarwanda kuva twasohoka kohereza amafaranga mu gihugu cyane cyane ugeze i Burayi ahita yohereza amafaranga mu Rwanda. Amafaranga ya mbere baguhaye cyangwa se ayukoreye uhita ufataho nka 1/10 ugahita wohereza mu Rwanda ako kanya. Ukwezi kwashira bikabuka gutyo buri munsi amafaranga aramanuka menshi cyane. Ntimushobora kumenya umubare w'amafaranga ajya mu Rwanda ku makonti y'inkotanyi buri munsi. Iki kintu rero tugomba kugitekerezaho cyane, ko tufinanse ibyihebe rero ntabwo ushaka kurekura abantu byafashe ingwate, kuko nibyo turabatunze, nibyo bizitunze. Ntibahinga, ntibabona ubwo iyo umuturage atahinze yicwa n'inzara, ariko bo niyo batagira icyo bakora ntabwo inzara ibica. Bafite icyo kurya, bararya, bafite amazu meza, bagira gute, ntacyo bashobora kuba. Niyo mpamvu rero no kurekura igihugu ntabwo bishoboka rwose. Niyo mpamvu abantu bagomba gushaka uko bashoboye kose bakiga strategy y'ukuntu bakiza abanyarwanda ibyihebe. Hari ukuntu nyine tuvuga ngo nyine tugomba tukavuga ngo ibyihebe birabafashe, bifite imbunda. Abanyarwanda rero nabo tujye dutekereza ko babana n'ibyihebe. Ubwo iki kizakorwa nuko hazaboneka abantu bakagenda bakinjira mu gihugu bakababohoza, cyangwa se abari mu gihugu bwabo bakavuga bati kabambaya turagiye, abapfa bapfe, abasigara basigare. Nta kuntu cya gihugu kimeze ngewe uko mbibona, ntagire wenda uvuga ngo wenda ngo ndi umuntu mubi cyangwa ngize gute, ariko uko mbibona ntabwo gishobora kuzabohoka atamenetse amaraso. Amaraso rero n'ayandi, ashobora kuba yanjye, ashobora kuba yawe, ashobora kuba y'umwana wawe, ashobora kuba yaso. Nuko bimeze. Nta gihugu kitagira nta ntambara itagira ibitambo, kubera ko byageze ahantu kure cyane ku buryo imitima y'abanyarwanda yose imeze nk'ibirunga, cya kirunga cyenda kuruka. Nuko bimeze. Ubwo rero iyo kirutse mwayoboye ejo bundi ukuntu bya birunga byarutse bikagenda, n'imitima y'abanyarwanda niko bizagenda. Sinzi keretse habayeho igitangaza cy'Imana yo mu ijuru ikakora ibitangaza, ariko rero simbizi ko bishoboka, kubera ko ibyihebe biri hariya ntabwo sinzi ko bishobora gushyira imbunda hasi. Ntabwo mbizi, sinzi ko bishoboka, kubera ko abantu bafata umuntu babona perezida wabo apfa bakabihisha, bagakora ku buryo babihisha kugeza ubwo umwaka umwe n'imyaka ibishira. Murumva ko ubwihebe bwabo rwose ni ibintu bategura neza, bazi gukoresha neza. Abandi rero bafashwe ubugwate bo nta kintu babikoraho, baravuga bati tuvuze ko yapfuye batwica, kandi koko birumvikana. Ubikoze baramwica, idamanye byaragaragaye, bahise bamufunga. N'undi wese ushatse kubivuga baramuha uburozi. Buriya erega nuko mutazi abantu bapfa,
abantu bapfa ubimenye wese bagakeka ko ashobora kubivuga baramuroga agapfa cyangwa se bakamugongesha imodoka cyangwa se bakamwica. Abantu benshi barabizira. Diamond we strategy yakoresheje yo kubivugira ku mugaragaro we yaragitsinze, ariko wihaye kubivugira mu matamatama barakwica rwose nta mikino, kubera ko ntabwo bashaka kurekura igihugu kuva uretse ko nta nubaderanja norese abantu bari mu gihugu bafite ubwoba baricecekeye, abari hanze natwe turituramiye twahageze iyo tujya, abenshi turirira tukihagira. Abandi bafite imyenda badashobora kubarekura bari mu bugwate, abandi bafite amaduka menshi cyane n'amafaranga ku buryo akavuga ati akose iduka ryanjye rimpa miliyoni 5 z'amadolari ku kwezi, ndite ngo ngiye mu Rwanda kariya gahugu katagira ikintu kirimo, ndabashaka iki? Nuko bimeze. Bamwe barafatishije, abandi bari mu bujiji, abandi bari mu bintu byinshi cyane binyuranye, ku buryo ubona ko simbizi. Imana yagizagire kuri bitangaza gakorera mu banyarwanda bari hanze cyangwa ari mu gihugu kikabohoka. Ariko ngiye mbona bitoroshye mbona simbizi. Yewe reka no guca abantu intege, ariko icyo nakora ni ukubakangurira kugira ngo bave mu bwoba. Uretse ko ngiye ntabwo mfite nta muntu ntinya, nta nubwo ntinya gupfa, nta nubwo ntinya gutotezwa cyangwa kugirira nabi, kubera ko kuva navuka natotezwa nabimenyereye, byabaye nk'indwara, nk'ubumuga umuntu avukana. Burya umuntu uvukanye ubumuga amenyera kubana nabwo. Utagira akaguru amenyera kuyigendesha kamwe, utagira amaboko amenya gukoresha amaguru cyangwa se agakoresha amano, utagira amaso yiga kubaho atareba, akajya agenda, kandi aba yumva ari mu isi ye, aba yumva isi arimo imeze kubera yumva n'isi arimo ariko imeze. Nanjye rero narabimenyereye rwose, ntabwo wabinteye kuntuka, kunyita ibyo ushaka byose, kunserereza, kugira gute, nta kibazo bintwaye, nta nubwo bafite bwabyo, nta nubwo gize gute. Rero niyo mpamvu ngewe mparanira ibyo nshaka kandi nemera kandi nifuza, nta bwoba binteye. Mpashishikariza rero n'abantu bose kumva ko kuba umuntu akwise igiterabwo cyangwa se ikijenosideri uzi ko utabikoze nta kibazo kirimo, cyangwa se akakwita ikiraya nk'uko babengita. wowe kuvuza ko utari indaya bigutwaye iki? Bikubwiye iki? Cyakora niba uriyo bakabikwita, nabwo wagombye kubyemera kubera ko uriyo, sibyo? Ahubwo wowe wakurara ikinyuranyo ukabireka. Ariko niba uriyo wagombye kubyemera, niba utariyo nabwo ntacyo biba bikubwiye kubera ko utariyo aba ari ibihimbano. Ubwo ndumva abanyarwanda batinya ngo wenda ngo inkotanyi ziranumutuka ngo zirakwica, kandi zirakwica nyine kubera ko buri gihe uzapfa, nta nubwo uzapfira. Rero umva, zizakwice zizakwica ugende. Uretse ko niyo wapfuye ntabwo bikurikiraho bimenya. Urupfu se si ikintu cyiza, ahubwo genda ukumva ari ikintu cyiza. Ibikurikiyeho se ariko ntabimenya, ntazabyumva. Urumva ngewe ubuzima bwanjye buzahita buhagarara kuri iyo segonda umutima wanjye uhagaze. Ibizakurikiraho ni akazi kanyu, nimwe muzabimenya, nzaba ntahari. Niyo mpamvu rero gutinya urupfu ngewe hari igihe mbona ari ubwende, cyangwa se navuga ko ari ugutinya baringa. Gutinya urupfu njye numva ari ugutinya baringa, kubera ko twaje mu isi, kandi n'ahantu wari uri imbere y'uko uvuka ntuhibuka. Deja ufite n'amezi 4-5 ntubyibuka uko isi yari imeze, ntabwo byibuka. Ubwo niyo mpamvu n'ibizaba nyuma yamaze gupfa ntabwo nzabimenya, sinzabyibuka. Ubwo rero gutinya kujya aho hantu ntazi, ntazanamenya ibihabera, ntabwo natinya kujyayo. Ntabwo natinya kujyayo kugeza ubwo ntinya kuvugisha ukuri ngo ntajya aho hantu. Oya abanyarwanda nuko nyine baduteye ubwoba, abazungu baje badutera ubwoba ngo urupfu ngo ni rubi, kujya mu muriro utazima, ngo wagerayo ngo habaye inzoka, ngo habaye ngo amashitani, ngo bikiri biki.
no, ntabwo ariko bimeze iyo upfuye uba ugiye, kandi niyo roho yawe yagenda yajya ahantu heza kandi ntabwo yajya ahantu habi. Ubwo rero ko umubiri ntacyo uvuze, nta gaciro ufite, niyo mpamvu tugomba kudatinya gupfa, kuko urupfu nicyo kibi kiruta ibindi. Ariko ngo rutubera inzira igana icyiza kiruta ibindi. Icyo cyiza kiruta ibindi rero ni ukwigira ahantu utazi, ni ukwigira ahantu utazi ibizakurikira biri kubera ku isi ntubimenye, ibizabaho bindi ntuzapfa ubimenye. Nicyo cyiza kiruta ibindi. Cyangwa se wenda ukigira nko mu ijuru, hamwe bavuga ngo ni mu ijuru hari abamarayika, hari abantu beza bambaye imyenda y'imyeru gusa n'utunyange tuguruka mu kirere, ugahura n'abamarayika, ugahura n'abantu bawe bagiye aho hantu. uze natinya kuhajya niba urupfu ariho tuganisha. Niba ari ahantu nta kintu numva kindi gikurikira ubuzima bwanjye, cyangwa se ari ahantu nzajya nkabona wenda nka mama na papa, nkabona abavandimwe banjye, nkahura nabo, kugeza natinya kujyayo. Ntabwo natinya kujyayo kabisa. Niyo mpamvu kuvuga ngo bishe umuntu ngo nceceke, cyangwa se ngo umuntu anduke ngo mwihorere, cyangwa se ngo umuntu ngo ntinye kuvuga ko inkotanyi zishe papa na mama, cyangwa se ngo ntinye kuvuga ko inkotanyi ari abajura, ari ibicucu, ntabwo nabitinya, kuko niba ari byo bimpesha kujya aho hantu, nta kibazo kabisa. Ahubwo nashakisha uburyo njyayo, byihuse aho hantu heza, nkashaka kuvuga n'igira byihuse cyane, nkatega iyihuse nkigira mu ijuru. Ubwo rero niyo mpamvu ngewe numva kuza kuba mu isi wihishahishe, udashaka kwivugira ibyo ushaka, udashaka kuvugisha ukuri, udashaka kurwanya akarengane, nta mpamvu yo gutinya rero kujya aho hantu heza. Nagira ngo mbaganirize nyine ibyo ngibyo. Birarangiye ibyo nagomba kubaganiriza uyu munsi. Reka mbasezereho, ubwo naho ubutaha kuri video. Mugire ibihe byiza aho muri hose ku isi, kandi Imana ibahezagize, ibahe imigisha, ibahe ibyo mwifuza byose. Mwari kumwe na Sylvie Mukankiko, niwe wabaganirizaga. Mukankiko w'Umutabazi niko shene yitwa. Nabonye inkotanyi zigera zimpa amazina yandi yo ntabwo yavuze nayo muri chat. Inkotanyi mwe sha mukomeze mwigire muri kesha, mukomeze mwigire muri mwankotanyi mwe. Nzabamena kandi muzaba mubireba. Iyi nta mikino ngira, nta gahunda mfitanye namwe. No. Gaho Banyarwandakazi beza, mukomere cyane, mugume mu bwiza bwanyu. Ababi namwe mushaka uburyo mwahinduka, mujye mu bwiza, nibyo byiza. Murakabaho neza, murakarama.